Tuya twidagadura nyuma y'umurimo twidagadure. We have to celebrate uburenganzira bwacu. Ndayo reba 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 abantu benshi twagiye tubaza bari kugenda bambwira ngo ni ku Gisimenti, nawe urabyemera? Umva birenda gusa kabiri. Tubyite ngiki? Ni rwa rusaku rw'Igisimenti batereye. Tubyite ngiki? Mbo ni umwihariko nyine y'Igisenyi. Ni car free zone y'Igisenyi. Igisaha. Bisubiramo ku Gisaha. Yes. Abantu rero bari kudukurikirana, uyu mupapa ngenda muzi ku giti cyanjye, ariko kugira ngo noneho namwe mubimenye, noneho ndagusaba kugira ngo utangire utwibwira, kugira ngo n'abatari bakuzi bakumenye. Sawa, mu buryo ndi umunyarwanda. Uri umunyarwanda? Njye sindiwe. Jewe baranzi nitwa izina, nkorera Isano Radio and TV. Wewe bakwitana kwa Salim Dibia, nkaba ndi umuhanzi w'Igisenyi. Uri n'umuhanzi? Muze neza. Kawe uvuge nk'umuhanzi. Man, wese nananiwe narushe pe. None uvuge nk'umuntu unaniwe. Ndananiwe cyane. Uzi ko ari indi njyana? Ariko nakwirusha amazi. Uzi ko ari indi njyana? Twatangiye enjoy. Mwatangiye enjoy. Oya ntabwo wivuze burya. Niwamenya icyo nkukundira. Gusa sigahagije. Iki sekunda. Yo ndizera ko mumeze neza abantu ba hano I Rubavu. None uyu munsi rero ibintu bigiye kubera hano I Rubavu. Abantu b'i Kigali mwajyaga mutubwira ngo i Kigali ngo ku Gisimenti yahiye. None uyu munsi ni Igisenyi ku Gisaha niho hagiye gushya. Uyu munsi akaba ari car free day. Uyu munsi akaba noneho natwe tugiye kubabwira ngo shwi. Dore noneho ikintu tugiye kuba twabakubita rero uyu munsi, bya bindi mwazaga mutubwira ngo i Kigali ngo ku Gisimenti, n'abantu binaye Igisenyi bajya bavuga ngo nukuzajya ngo ku Gisimenti. Reka dore n'abanyakigali bose baje ngo bagiye kuza hano ngo ku Gisaha Igisenyi. Rero uyu munsi ntabwo turi gushaka ibintu byinshi bituma twumva ngo hahandi ngo hatwika nkaho uwo baba baturusha gutwikira inaha. Dore noneho uyu munsi abayobozi beza b'akarere kacu bakaba batuzaniye ibintu birenze hano ngaho ku Gisaha Igisenyi mu mujyi. Noneho rero kugira ngo mubone yuko hanahiye koko, reka tugenda tubereke noneho kuri tele, twigerere kuri tele, tugenda tubereke ukuntu Igisenyi tuba twabateguriye ibintu birenze hamwe. Noneho bya bintu bazaga mutubwira ngo ni Kigali, mwese mugiye kuzajya muririra kuba mwazi Igisenyi. Ubu ngubu no kuza Igisenyi nta nubwo bicyoroshye. Ubu ngubu imodoka zose twazifunze, ikintu kiri wasigaye ubu ngubu mwaka kanya ni ugutwika. Ubu ngubu rero tukaba turamanutse, tugiye kumanuka tujya kubereka hariya hepfo ahantu habereye show. Ubwo tugiye kumanuka ubu ngubu, dore twinjiyemo hano muri kubona noneho hari abo ni Heineken murabona yuko ariyo yatangiriye, noneho ni ku ntangiro hangaha. Tubibutsa yuko ubu ngubu uyu ngubu murigiye kubana nanjye nitwa Rushihamishinga Rwanda rw'abahizi, imfizi y'icyaga nkabingari singarika mu mahina, nyita rwabihama rwahabije abahizi mu ikotaniro ry'imihigo, rutabura ubugabo ngeze mu babisha rubanda ntibamburanya. Ahangaha mugiye akaba mugiye kubana na Isano Radio and TV.
ushaka no kwamamaza ukaba waduhamagara cyangwa se ukanadusanga ku cyicaro cyacu hano mu mujyi rwagati. Ahangaha rero tukaba tugeze ahantu kuri Heineken, ndi kubona rwose bateguye neza ya meza za Amstel ndetse n'intebe rwose, urabona ko ibintu biri gusa neza. Hano hari abakobwa beza uri kubabona, dore neza mana yanjye. Sister, umeze neza? Nta mutima mubi mucoma? Nizere ko ari bya bintu byatanye. Aha, no sinabibona se. Inge bayita Isano Radio and TV. Uyu munsi twabasuye. Bya bintu byajyaga batubwira ngo ku Gisimenti. Noneho ubu hari ahantu bihuriye. Aha ngaha bahita ngo iki? Ku Gisaha Igisenyi. Ku Gisaha Igisenyi. Siwabyumvishe? Tukaba dukomeje hano, noneho hakaba hari abagabo bagiye kudukubita umuziki. Bajya batubwira ngo Kigali ngo bakubita ngo ibintu bya danje. Abasaza mumeze neza se? Ye papa wanjye nta nubwo ari ugambiro we nkubonye. Ngenda bizi ku iyi boro do narayamanitse. Tukaba dukomeje turi kumanuka kugira ngo tugende tubereka nta kintu kiri bubere hano mutari mube mwabona. Ahangaha mukaba muri kubona stand irimo abantu nababwiraga, n'ubundi nta kintu kiri kuba cyahinduka, intebe ni za zindi. Murabona yuko Amstel mu bintu byateye inkunga kino kintu kugira ngo kibe cyabasha kugeraho, tutanibagiye kuba twashimira abayobozi b'akarere ka Rubavu babashije kuba badutekerezaho kugira ngo iki kintu natwe kiba cyatugeraho, kandi tubabwira yuko mu bintu byose biri bubere hano nta kintu na kimwe kiri buze kuba mwabura. Turakomeza tugenda tubereka ikintu cyose kiri buze kuba cyabera hano. Mana yanjye noneho dore mu buzima, dore icyokezo ku isi. Dada umeze neza? Iki cyokezo ni icyanyu? Sha cyokoze kuva navuka wallahi, dore icyokezo noneho ahangaha mwuka byarama. Aha nanjye noneho niba nari inyama kugira ngo byemere. Inyama, ikirayi, nta handi hantu kiri buribwe urisibye hano. Papa wanjye hano ngaha ni kwandi? Hano ni kuri Asante man. Kuri Asante. Noneho kuri Asante rero mwabagabo. Ahangaha niho hari inyama, ikirayi cyiza. Umva yako kandi. Sha cyokoze n'icyokezo bwaki kiragaragaza. Mucoma we nuhe? Mucoma yagiye kubizana byose. Ye baba we, ahangaha nta handi turi bukorere atari muri Asante. Na Asante. Ariko muzareba kandi kantu mwongeraho kugira ngo bitazahura na cya kintu. Kimwe tujye dutanga wende. Sawa merci cyane. Reka ahantu hose hariho hose hagiye habera ikintu. Noneho mana yanjye dore umusaza. Musa nawe wamanutse? Umusaza namanutse. Kumanza nabarungurukamo. Ubanza wabarungurukamo. Sasa rero dore ngize nishabana kubonye. None se ko nawe mbona noneho wibereye hano hari ibintu watuzaniye cyangwa se nawe uri mu bandi bantu uko ndi kubabona basirikira hano? Iminsi bambona mu bitaramo bya Cogamo, urumva? Namaze kumenya ko hano handitse Gisimenti y'i Kigali. Ntago ari Gisimenti. Ku Gisaha Igisenyi. Ku Gisaha Igisenyi. Ni ku Gisaha Igisenyi. Ni ku Gisaha. Niyo mpamvu rero naje guhengereza abantu manze ndebe ukuntu ibintu bimeze. Gisimenti y'i Kigali wari wagerayo? Niho nirirwa. None se niba nirirwa urebye ku Gisimenti y'i Kigali ukareba no ku Gisaha cy'Igisenyi bihuriye? Ibi bintu ndago byabagaho kera bije ubu buno. Byabagaho. Umusaza bino birarenze man. Birarenze. Aha ngaha rero iyi ni Isano Radio and TV. Iyi ni Isano Radio and TV. Noneho tukaba tugize turi kugenda gutya twereka abaturage ibintu byose biri kubera hano. Noneho nicyo gikena ngiye no kwitana na kubaza sasa. Nicyo ngiye kwitana na kubwira. Nukuvuga ngo twebwe bamaze kutumenya ko ari Isano Radio and TV. Noneho tukaba duhuye mu buzima. Niwe muntu duhuye wambaye neza. Mwa bino bintu ariko turi gukomeza turamenya abandi turahura nawe. Alhamdulillah. Umusaza rero kugira ngo ibintu bigende neza bakwitane. Ewa abantu banze ondandambara yanderugoba ariko nagashyiramo kugira ngo ondandambara yanderugoba yarinze Kagame sandinda ndandambara yanderugo ubundi ndandambara uri kuri kamera za Isano Radio and TV. No rero niba ari ikintu kinshimishije nogurana ndandambara. Ewa ndadutera ubwa murabona ko ibintu bimaze kuba fresh mu Rwanda rw'imisozi igihumbi kuba Igisenyi bino bintu babizanye aba bantu babiteguye kwanza akarere kude chapeau. Ubundi gisigaye nukurya umuziki tukarya show ubundi igihugu tukacyubaka kabisa uko tubyifuza. Indirimbo ngenda nayizigira n'umuziki wa danje. Kandi ubuzima mu hari izindi nyinshi zigiye kuza nka za kungereta barazizi zagura imugwe umutima gwanje gwashwanyukiwe mugwawe. Izo zose ni indirimbo z'ikigoyi. Ndabona kandi kamwe konyine. Ngo ndagonjaga inga yipfishije
yipfishije ndagurikwa ko ndajyaga inga ipfushije ndojaga inka yipfishije nene iriya ndirimbo ndandambara yandera ubwo igira beat ya danje iriya yo kandi uyizi mu mutwe ubundi gahunda yabanze nyumve uyizi mu mutwe cyane rwose noneho muri twa dupa twari turimo kuta kamwe konyine aka kandi twari turimo ngo abanyarwanda ndimugira ubwoba leta y'ubumwe ndikibesha irayizi u Rwanda rwacu izaturinda ndandambara ya nderugo oya ndandambara urumva n'ibyo ariko mugana yagiye gushya merci kabisa reka nikwepere mananye nje kurya show turi kumwe buretse Yes, nk'uko rero twabibabwiye yuko tugiye kuba twakomeza tubereka ahantu aho ariho hose habereye bino bikorwa byacu byiza byano i Rubavu. Ikintu ubona nakundiye i Rubavu noneho ikintu gisekeje bya bintu byo kuza mutubwira ngo imodoka ngo iki noneho ho hari n'ikintu bita made in Rwanda nizo ziri kuzana ibinyobwa nicyo kintu Rubavu noneho kimwe cya mbere ntabyo kuzana ngo mu modoka tutazi ukuntu yakozwe hiziye made in Rwanda. Aka kanya rero tukaba tugeze ahantu bita ndi kubona bambaye papa wanjye ndi kuvuga ngo ukuntu mwambaye Vietnam bwayo ndi kubabona muri abantu bateguye neza dukoreye bino bintu Muchoma urabona yuko ibintu bya hano hantu muri Vietnam ni ibintu bateguye sister umeze neza se uzi no prusatiranga ni ikintu kikaza cyane ni ikintu kikaza cyane rwose ukarya ukumvura hasi seko ne bari kinini muri buhombe batiskora urango nabi ko bari kinini ubunago muri buhombe twahombute se igisenyi ibintu byose birahari igisenyi yabi ibintu byose no kumazi urashaka kujyayo no kumazi nanga data we noneho ndeka mbabwire ahantu kuri Vietnam noneho ni ibindi noneho tukaba tugiye kuba twaganira n'umuntu hano kuri Vietnam kugira ngo tubashe kuba twamubaza ku bintu bijyanye n'iki gikorwa cyabereye hano i Rubavu. Ubwo ngubwo noneho tukaba dukomeje tugenda tureba ahantu umuntu ugomba kuba yanamu kibazo ntago ndi kureba umuntu nabaza ni ukuvuga ngo si nkuko rero murimo muranabibona ahangaha hano ndi ni mu muhanda ku bantu bazi ku gisaha imodoka zose zahagaze nta kintu kimwe kiri gukora uretse abantu bari kuza hano baje gukora iki kurya show. Ubu rero noneho mwaka kanya tugiye gukomeza tujya ku muhanda uri hepfo no ku gisaha tugiye kubereka noneho ahantu hari ibintu birenze noneho kuruta ibyo mwagiye mubona. Ikintu rero nagiye nkomeza gukundira hano muri kubona inyuma yanjye uyu muhanda uragenda ukagera ku bitaro uyu muhanda uri kugenda ukagera ku bitaro buri hantu hose hari itente igiye irimo ikintu gitandukanye n'ibyo mwagiye mureba mbere. Nukuvuga ngo rero mbabwira ngo mukomeze gukora subscribe share ndetse na comment noneho byashyiramo na like tukata tubona yuko murimo muradukurikira 100% ngiye muri gukurikirana mwaka kanya ndi kuri radio Isano Radio and TV ngiye nkaba nitwa izina reka dukomeza tugenda tubereka n'ibintu biri inyuma murakoze cyane kandi nukugeza mu gitondo turatwika hashye harashya kugeza mu gitondo rwose turagira ngo rero tunabamenyeshe ko iyi gahunda izajya iba buri wa gatanu kugeza ku cyumweru buri wese afata icyo ashaka kandi agubwa neza muri gahunda nziza yo gufasha abaturage kugera mu byishimo ya nyakubahwa perezida wa Repubulika. Amashyi menshi kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Murakoze cyane. Mu rwego rwo gutangiza iyi gahunda turi kumwe n'abayobozi mwamubonye nyakubahwa meya. Murakoze cyane mukanya araza kubaganiriza. Nanone rero banyakwa muri hano rero ntago dushaka kuza gutinza abafite icyaka ndetse n'abashaka no kubyina ahangaha. Mwayibonye ko hari abahanzi batandukanye, ibi byose ni byiza mubyina umwe agacupa, ariko turagira ngo ibi byose bijyane
na disipurine, ibi byose bijyane n'isuku, ibi byose bijyane no kubahana, unywa agacupa ariko muri disipurine. Siko bimeze? Ubuyobozi bw'akarere burabakunda, n'ibitaje uyu munsi n'ibindi bizaza, ariko byose tubijyanemo. Siko bimeze? Morale ibe yose, abanywa agacupa bisanzure, kandi nongere mbisubiremo, abayobozi muri aha ngaha ndabashimiye cyane, ndabashimiye cyane kuba tugeze kuri iyi gahunda. Natwe Rubavu tukaba dufite ka free zone. Siko bimeze? Ndumva rero abafite amashyushyu bari kureba ku byuma hariya tubaha umwanya, hanyuma natwe tuze gukubura ukweto hano muri iyi kaburimbo. Hanyuma murakoze cyane, ndabashimiye. Bari hano muri tribune d'honneur, baze hano begere hano imbere. Umuyobozi wacu w'akarere rero agiye kudutangiza ku mugaragaro iyi gahunda ihoraho izajya iba buri wa gatanu kugeza ku cyumweru. Hehe na stress, aho tujya twidagadura nyuma y'umurimo, twidagadure. We have to celebrate uburenganzira bwacu. Ndayo reba 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 Yes, nkuko twababwiraga ngo tugiye kubahereza nyiri Vietnam Ball. Nyiri Vietnam Ball hano, nyiri Vietnam niyo cyo kintu twabonye gifite ibintu hano cyateguye. Hano rero tukaba twegereye umuyobozi wa Vietnam Ball, tukaba tugiye kuba twamwegera atuganirize uburyo ki yateguye bino bintu bye. Amakuru yacu papa. Murakoze cyane kuba mutugezeho Isano TV, twishimiye kubabona. Murakoze cyane. Ubu ngubu twe turi kugenda tuzenguruka mu ahantu hariho hose, ariko hano hantu turageze dusanga muri mu bantu ba mbere bateguye neza. Ibi bintu mwabyiteguye mute cyangwa se muri kubibona mute? Ibi bintu twe tumaze igihe tubyitegura, kubera ko free zone zahereye Kigali zigera Musanze no mu zindi ntara, ariko mu mijyi yunganira Kigali hano Rubavu niyo yarigezweho. Twe twabyitegura, urabona iyo umuntu avuze ati reka muri Vietnam wasanga brochette nk'iyi ngiyi aba yateguye bihagije. Urabona twiteguye bihagije, tumeze neza, ibintu bimeze neza hano. Yego, ariko se ngende kwibaza, hari umuyobozi mu kanya umaze kuba yatubwira ibintu bijyanye n'uko ngo i Kigali ngo ntago bagira ngo bande icuranga nka kuriya.
agendera ku bintu byo ku gisimenti. Ese namwe kuba muri gukora ibi bintu muri kwirefera ku gisimenti cyangwa mu bwanyu nk'abanyarubavu mwavuze ngo mugomba gushimisha abanyarubavu mukabaha bino bintu nanjye ndi kwibonera hano byiza biryoshye mwirefeye kuri gisimenti cyangwa ni nkamwe nk'abantu b'igisenyi mwavuze ati ibi bintu tugiye kubikora n'abanyagisenyi? Nkubwije kuri Rubavu ni umujyi bawita ni amarembo y'ubukerarugendo ndetse naho hantu abantu bose bo mu Rwanda no hanze baza baje kuryohereza. Dusanzwe dufite abantu benshi bitabira ibirori by'i Rubavu, ariko kuba haje car free zone ni amahirwe menshi akomeye cyane agiye gutuma dutanga umwihariko wacu aho dutuma abantu bava mu ntara zose bakava mu mahanga baje kureba ibyiza biri i Rubavu. Ntabwo twebwe turigana gisimenti, turakora ibirushijeho kuruta gisimenti. Yego murakoze cyane. Ati ntabwo turi kwigana gisimenti ahubwo turakora ibiruta gisimenti. None nkaba ndi kwibaza nti ese aka kabari kawe Vietnam bar nsanzwe nkanyuraho nkakabona, ese nk'uko wakoreraga hariya ukaba wimuye stand ukayizana yo kuri Vietnam bar, kuri ubu ngubu mwaka kanya tugeze murabona bamaze kwira abakiriya, ndi kubona iwawe niho hantu bitabiriye abantu benshi cyane. Ese ni ikihe kintu uri kubona uri kungukira hano kirenze icyo wakoreraga hariya iwawe? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ikintu turi kungukira hano, abakiriya hariya bahari ari bakeya, baza mwafata icupa afata irindi nafata brochette agira ate, ariko ahangaha baziye rimwe bare kure umwihariko wa buri stand wa buri kabare kaje kwesozana. Ahangaha rero turi kunguka cyane kuko turabona abakiriya baje ari benshi, abantu bose baje kureba umwihariko wa car free zone ya Rubavu, kandi baje ari benshi baturutse mu bice bitandukanye, harimo abari muri uyu mujyi za Rubavu, za Byaye, za Brasserie, ariko hari n'abavuye kure mu bice bitandukanye bari kuryoherwa na Rubavu. Ngo hano turishimye kandi turunka cyane, hari umwihariko ukomeye cyane kubona abakiriya benshi cyane. Yego urakoze cyane. Turi kugera ku musozo, ikintu narindi kwibaza kuri aka kanya, ngira ngo buri muntu uri gukorera hano wari we wese, mu gitondo nabonye abantu bari hano bari gushaka stand ahantu bari kubaka. Ese ndi kwibaza ibyo ari byo byose mwaganiriye n'ubuyobozi, ibi bintu ni ibintu bizahoraho cyangwa ni uyu munsi gusa bigata birangira? Ni ibintu twishimiye cyane kuko bizajya bitangira kuwa gatanu ugeze kuwa gatandatu. Tuzaba turi gukora kuva kuwa gatanu nimugoroba kujya kuwa gatandatu nimugoroba. Bizahoraho, batubwiye yuko bizahoraho. Ni ibintu twishimiye ko bizadufasha gucuruza cyane. Ntabwo tuzi igihe bizarangira, ariko turateganya yuko Rubavu nk'umurwa w'umunezero n'ibyishimo bizahoraho. Ariko muri specialite nababwira hano, iyi brochette uko uyireba ntabwo ari brochette y'inka cyangwa ihene, ni brochette y'akabenzi. Iyi ni brochette y'akabenzi. Ubundi nta hantu byabaga mu mateka hano i Rubavu kuba wabona brochette y'akabenzi, ni hano biri gusa. Baraganga no muri Vietnam kuko nabonye hari n'abayisilamu bari kwinjiramo hano. Ibyo ari byo byose kiriya cyokezo kiri inyuma buriya nacyo ni icy'inyama zisanzwe. Ni inyama zisanzwe, twe twazanye umwihariko wa brochette y'akabenzi kubera ko baragenda bazana umwihariko wabo. Ubwo narindi kubona aka ni akabenzi. Ni namwe mu bantu ba mbere na mbere mu bantu twasuye bose dusanze bafite brochette z'akabenzi. Ibyo ari byo byose ku bantu b'abayisilamu banagana hano muri Vietnam bar, hano hari brochette z'akabenzi, ariko ku bayisilamu bikora n'icyokezo hari inyuma, hari izinka nizo nabashije. Izinka n'izihene zirahari. Bivuze ngo muri Vietnam bar nta muntu uhejwe. Nta muntu uhejwe, bose ni karibu. Kandi noneho dufite byose bikorerwa mu bice bitandukanye, ntabwo tujya tubivanga. Ntabwo mubivanga, bari karibu ku bintu byose. Nabibonye. Urakoze cyane rero, kandi nkubwira ngo courage, kandi nkubwira yuko nabashishikariza abakiriya bose kuba bagana Vietnam bar, cyane cyane ko ndi kubona mu bantu bitabiriye ibi bintu bakabiha n'agaciro. Muri aba mbere. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Yves Yaremye. Nanjye nitwa izina nkorera Isano Radio and Television. Murakoze cyane. Karibu iwacu. Sawa.
kuzajya ureba n'udufoto bano bicaye bari iriya na nshuti yanjye ko twabanye kuva kera shenge isigu cyume mukira iriya na nshuti yanjye ko twabanye kuva kera shenge isigu cyume mukira si nkuko mubibona iyi ni Isano Radio and TV. Ubu ngubu tukaba twakomeje kugenda tubereka kandi tunababwira yuko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment. Yewe data odone na wa musaza umeze ute papa wanjye? umeze neza kuko nawe witabiriye kino gitaramo. Iki gitaramo ni iki? iyi ni car free zone abantu benshi twagiye tubaza bari kugenda bambwira ngo ni ku Gisimenti, nawe urabyemera? umva birenda gusa kabisa. Tubyite ngiki? Ni rwa rusaku rw'igisimenti batereye. Tubyite ngiki? Ni umwihariko nyine y'Igisenyi. Ni car free zone y'Igisenyi. Igisaha. Bisubiremo ku Gisaha. Ku Gisaha. Yes. Abantu rero bari kudukurikirana, uyu mupapa ngenda muzi ku giti cyanjye, ariko kugira ngo noneho namwe mubimenye, noneho ndagusaba kugira ngo utangire utwibwira, kugira ngo n'abatari bakuzi bakumenye. Shawo mu buryo ndi umunyarwanda. Uri umunyarwanda. Njye sindiwe. Njyewe baranzi nitwa izina. Nkorera Isano Radio and TV. Wowe bakwitana kwa Salim Dibia nkaba ndi umuhanzi w'Igisenyi. Uri n'umuhanzi? Muze neza. Kawe uvuge nk'umuhanzi. Man, wose nananiwe narushye pe. None uvuge nk'umuntu unaniwe. Ndananiwe cyane. Uzi ko ari indi njyana? Ariko nakwirushya amazi. Uzi ko ari indi njyana? Twatangiye enjoy. Mwatangiye enjoy. Ntabwo wivuze gutya. Ntiwamenya icyo nkukundira. Ako se sigahagije. Iki se ukunda? Isano Radio. Iki ukunda? Umva none se baguha icyo kunywa abantu, urabona abantu ni benshi turigiye. Nanywereye wowe? Wanyweye iki se? Nanyweye fanta. Si wabibonye se? Ntabwo wambonye ndi kunywa. Ntacyo kabisa. Ahubwo nyine ikintu twari turi kuvuga ahangaha iyi show yitwa car free zone, sibyo? Hari ukuntu abanyakigali bajyaga badutwikaho ngo ku Gisimenti ngo niki sibyo bavange. None uko musanga mubibona ku mavideo rero abantu tudashatse kuvuga niye hari gutwika. Ari gutwika man. Kuko iyi ngiyi ntabwo irarangira. Yego ntabwo irarangira. Aza kubimenya noneho byabaye flex. Kabisa. Saza bakwita ngiki? Bye banyita Thierry. Iyi ngiyi rero bayita Isano Radio and TV. Isano Radio and TV. Uzi ukuntu nyifana Umusaza. Byanyonge oya kugenda. Kari akantu wamaye ni gatoya. Uri kuvuga ngo wewe watubwiye ngo uramukunda. Mwana tubwiye ikintu ukunda. None se sumpatiranye siduhuye ikindi gihe nyine. Abasaza bayita iyo umva naribi arya ni Isano Radio and TV. Radio and TV hano haruguru ni ukuvuga ngo ukigeraho niya subscribe, share na comment ukahita unasangaho bino bintu byawe. uvuga uti bayita famille. Behind the scene. Oya behind the scene se ariko nayo iri buzeho. Sinabireba se harwo igeze ukotora. Kare nakotora gute sindi umujezi. Wowe gute rero ariko nawe uvugisha uri nk'umunyamakuru. Yego. Ikafuse urabona itarenze. None se kandi aribyo nindi kukubaza. Nkuko na meya yabivuze. Sibyo? Ngo ziriya z'i Kigali hari imiziki zigira se. Buri muntu abaturanga ku giti cye. Ariko urebe n'ibintu abayobozi baba badukoreye n'umutekano hafi aho ngaho. Niki ni imitekano niyo isi nabivangamo n'abanyarubavu twegereye Kongo ngo nini na nini. Niki ni neza. I Rubavu urakoze bavange. Ni neza. Sawa. Umva. Yo. None si behind the scene ngenda ikeneye. Ikiringa. Si nkuko dukomeje rero tugenda tubereka ibintu biri kubera hano muri car free zone hano I Rubavu, babwira ati ngende umunyamakuru. Izina hano turi kuvugira ni kuri Isano Radio and TV. Aho tukaba duhuye n'umuhungu aratubwira ati njyewe reka mbabwire ibintu byabereye hano hantu I Rubavu. Bavange bakwita ndetse
Jemani banyita Bambanze Thierry. Bambanze Thierry. Bambanze Thierry, ibi bintu byani Rubavu. Icyo ducyo umaze iminsi uri kumva ngo za Kigali ni ku Gisimenti. Kangahe uruzi ukuntu twahise ku Gisahira Gisenyi. Kugisa kabisa ako nakazino tuzani nakanisa bwana cyokoze nawe uburenze uri kubyumva abantu b'abanyarwanda sasa yego ndi kukwibariza nkuko uri kubibona uri kubona urugero n'uruza abanyarubavu hano bishimye nawe rero uri kubifata gute ikintu abayobozi b'akarere batugejejeho ndetse na polisi y'igihugu urabona ko yakajije umutekano ntabwo bino bintu bishobora kubaho umutekano utashyizwe imbere wowe uri kubibona gute nk'umuturage wa Rubavu ni amabara kuko abayobozi bana baba batuzaniye akantu twaburaga tu kuko ngo za karifiyu nini n'iki natwe tuba tuzikeneye kuko imihanda turayifite zajyamo reba nawe wirebera mbese si ureba n'iki mani ugereranye naho tutavuze Rubavu ni iki mani Rubavu iratwika tu Rubavu se hari inana zitanga genda kurabura mani akantu kaburaga ni akangako kandi noneho ndashaka ushimire abayobozi b'i Rubavu abayobozi b'akarere ndavuga muri rusange ndetse na polisi y'igihugu iba yadufashije mu mutekano kugira ngo kino gikorwa kibashe kuba cyatugeraho. Ikintu nakubwira si we appreciate for that man kuko ibi nibyo byaburaga imihanda turayuzuranye bari gukora n'indi ruguru bari kuyikora man ariko noneho aka kantu niko kaburaga noneho abayobozi bo noneho birarenze umva ba meya n'ababahaye n'iki umusaza turamushimira man umusaza ararenze abatizirikana n'iki tubitugereho ndetse na ba meya babidufashijemo tubikesha umukuru umusaza uvuga ati umusaza excellence ibyo turabizi turabyiga no mu ishuri urenze ati umusaza Thierry urakoze cyane sibyo uza kandi kandi sinakurabura n'iki bazagaruke ahubwo rero subize se ko ari uza kandi kantu karenze Isano TV na radio turabakeneye mani muri noneho rero ikintu ugiye guhita ubabwira kugira ngo ku Gisaha Gisenyi ku Gisaha Igisenyi Gisiri anytime we are here man no kuburi n'umusari ariko bakubitira ku giti cyanjye bakubitira akantu kanjye ariko nako umuhungu nemera nta kibazo karirimba ariko akambatema kanjye bakubitema kawe ngo ngenda bizera gukunda cyane bikaze kuko kuvuga mu manigana ahantu hose ngo abakobwa bose baca amazi akagusanga mukobwa kuko ari wowe wakunde sinzi impamvu nawe utamukunda bikaze mukunda n'urukundo nk'urwajyaga na roza umusaza ngaho tubabwira ari ikintu bagomba gukora ku Isano Radiant TV ku Isano Radiant TV man irarenze tugomba kuyisanga nicyo kirenze no kuyisanga kuko ifite ibintu birenze bibuka gukora subscribe share ndetse na like subscribe share comment whatever man whatever needed tugomba kubikora sasa yes ngewe rero muri kureba kuwa mwaka kanya nitwa izina guturuka kwa Isano Radiant TV aka kanya tukaba tugeze kuri stand y'umugabo mbona noneho hano sinzi ibintu ndi bubabwire kuri we kuko ndi kubona ko ibintu yazanye mwaka kanya niwe muntu wenyine mba nabisangaho. Amakuru yacu papa wacu? Amakuru ni meza. Mumeze neza cyane? Tumeze neza. Uratangira utwibwira kugira ngo tubashe kubwira abantu ibyo uri gukora bazi n'umuntu ugiye kuba yabibabwira. Nitwa Aime Israel Mbonyimana, ndi umucuruzi w'ibinyobwa bitandukanye mubona hano. Ndagira ngo ndatangira mbabwira product zanjye mureba hano imbere yanyu. Iki kinyobwa cya mbere bita Vodi. Papa wanjye tutaratangira kwerekana ibi bintu arakane n'umishe mari nashaka kubanza kukubaza. Nta kibazo. Urambaza. Ngo yitwa Israel Mbonyimana. Yitwa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi. No mbonye umuntu witwa Israel Mbonyimana. Mbonyi, Israel Mbonyi. Sujye unari nazo kitwa Mbonyi. Ura mwana ni inshuti yanjye. None se siporo zifite akarukoro.
amazina namwe Sahala. akazi karatandukanye. Akazi karatandukanye. Yego. Shamana yanjye ni ukuri ndakwishimiye papa wanjye. Urakoze cyane. Yego. Ni n'inshuti yawe mbonye. Ni inshuti yanjye. Uriya azajya nagusengera ibintu ugenda bica. Cyane cyane. Nanjye kandi ndamufana. Yego. Noneho tutarajya ku bintu uri gucuruza. Utuyani Gisenyi. Ntuyani Gisenyi. Ni nawe ukorera. Nkorera mu gihugu hose. Ukorera mu gihugu hose. Oya biragaragara aka kantu kari international. Aka kantu kaboneka muri Monaco Coffee muri T2000. Niyo main store y'izi product, ariko hano i Rubavu tuhari kubera iyi car free zone kugira ngo abanyaruvo nabo babashe kwinjoyinga ibinyobwa byiza by'Uburayi. Niyo mpamvu reba kuri stand ari kwegera y'abantu bifite uburyohe bwiza cyane, ngira ngo nawe urabyumva. Cheers kwanza. Ewa nakakantu kabisa. None se akabazo k'amatsiko nari mfite. Car free zone i Kigali wayigiyemo aho bitangwa ku Gisimenti. Car free zone i Kigali nayigiyemo ku Gisimenti, twakoraga promotion ya Estrella na Sahara. Ikintu cyo mbonye byo biragaragara ko atari ubwa mbere witabiriye ama event nk'aya ngaya. Ntabwo ari ubwa mbere twitabiriye ama event nk'aya ngaya, dusanga dukora ama promotion mu gihugu hose. Mu cyumweru gishize twari dufite icyo bita Kivu Fest ku Kivu hano mu rwego rw'akarere ka Rubavu. Cyari igitaramo kinini cyane cyabaye kuwa gatanu no kuwa gatandatu, hanywerwagamo produit nziza cyane bita Vodi, ikunzwe cyane ku rwego rwiza, ikunzwe cyane n'abagore ariko igafasha cyane abagabo kongera ibyishimo. Ndumva yengeye kubana nishimye. Umva urabitubwira, iyi ni inzoga nziza cyane, ni kimwe cyiza cyane unywa ukaryama neza kandi ntigitera hangover. Yego. Noneho ikindi kibazo cy'amatsiko. Ndakumva. Warumbwiye ngo mukorera muri T2000. Kora muri T2000 ku rwego rw'igihugu niho dufite stock nini aharebana no kwandamage, hakorera ikigo bita Konka. Naho ngaho dufitemo big store, ariko mu gihugu hose dufite aba distributeri. Ni nayo mpamvu tuba twajango tuba supporting kugira ngo ikinyobwa kibashe gukundwa kurushaho, ariko gitestingweho na buri wese. Iyi nkaba ndi kwibaza, uretse kuba twavuga muri T2000 nk'igihe mwageze muri event nk'iyi ngiyi ikomeye cyane, ndetse n'igihe muri mu ma event agiye atandukanye, niriye tandukaniro nk'iri ngiri mwaka kanya muri hano ririmo ritandukanye naho muri nkaho muri T2000. Ubwo nagira ngo mbwire n'abantu batinye kuba baza muri no event kugaragaza ibintu byabo, batinyuke babashe kuba bagera hano. Biroroshye cyane, ntabwo wacuruza ukinze. Niyo mpamvu tuba twatereye ngo tukavuga ngo nitugera hano abanyarubavu barayimenya. Ishobora kuba iri hano kuri Rabamba hano baranguriza inzoga, ariko aho anywera atarayibona, ariko iyo tubi displayinze gutya arayibona, yayinywa ikamuryohera, akabasha kugera muri twa tubari hamwe anywera. Iyo ayibajije kabiri barayirangura, bityo ikinyobwa kikamenyekana gutyo. Ubwo nkavuga ngo abantu bose batinya event nk'izi bakwiye kuba bazana ibikorwa byabo, abanyarwanda bakabibona, kuko abanyarwanda bakeneye kwishima, kandi ibi ni bimwe mu bidufasha kwishima. Tutaragaragaza ibikorwa byawe, ibintu ndi kubona hano ni ukuri, ni ubwa mbere mbibonye. Nkubwije ukuri na Sahala Gold Bay. Aka kantu kararyoshye byatari papa. Noneho ikindi ndi kubona no ingofero nayo iriho ino brand. Bivuze iki kintu ibyo ari byose ni ikintu kinini mw'iki gihugu. Iki ni ikintu kinini cyane. Urumva iyi ni inzoga iri importe, hari ziva muri Espagne, hari ziva muri France. Tukiri naho ngaho ukiri kutubwira ahantu zigiye zituruka cyane ko ndi kunabireba imbere yanjye. Wagenda duhereye nk'aha ngaha aha mbere. Urakoze cyane, reka duhere kuri iyi turiho tunywa nge nawe. Iyo ni kaneti, ikaba icupa ryayo. Ni inzoga nziza cyane, ni bière brune, iyo bita Sahara Gold Beer. Iyi ni boto, iyi ni kanete, akaba ari bière ivi Burayi muri Espagne. Ni bière nziza cyane. Tukajyaho kuri iyi nzoga niyo bita Vodi, ikunzwe cyane, abantu benshi bakunda kuyibona ku ma televiziyo tuyamamaza, BTN n'ahandi. Akaba ari inzoga nziza cyane, ifite 22 muri make. Ukeneye kumva aho kwitera akanyabugabo n'uyu urabyumva. Iyi ni ingenzi yayo, ikaba yoroshyemo gakeya, ikunzwe n'abagore. Ni ukuvuga ngo ni amoko abiri amwe ariko yoroshye, ari y'abagore n'abagabo. Zose ni Vodi ariko zigatandukanira kuri Vodi. Ari y'abagore n'abagabo.
hari volume nini 22 ntekereza ko abagabo niyo baprefera abadamu nabo bakunda iyi nzoga cyane bagakunda ifite volume ya 18 kugira ngo abadukurikiye bari kubyumvira iyi ifite 22 niyo y'abagabo itera akanyabugabo harya habaho n'itera akanyabugore oya izamura ubushake ku bagore bavuga ngo nakanyabugore icyo nzi cyo iyi nzoga yo bari buyitabire cyane barayikunda nako turi buyitabire dukurikijeho inzoga bita odi abamenyereye iby'inzoga cyangwa se ibinyobwa nakayoga koroshye cyane gafite 5% ariko kari mu bwoko bwa za Smirnoff kakaba gafite flavors zitandukanye iyi ni lemon kubireba nayo ikava mu Bubiligi tukajya ku nzoga bita Codies iriya nayo irimo ibyiciro bibiri iri sweet ni imwe ariko igira flavors zitandukanye ishobora kugira orange lemon flavors zitandukanye tukajya ku yo bita Codies inzoga nziza ariko ikomeye iri sweet cyane irakundwa ariko iranakomeye ifite volume ya 12 nako kakaba ari akayoga koroshye abantu bakunda cyane kunahitera ubunyabugabo nawe urabyumva inzoga itagutera hangover ngo ikuhezeyo urumva ubasha kurwubaka ndatekereza tugeze kuri iyi nzoga bita Estrella nayo ni inzoga nziza ni biya yo muri Espagne ikaba ari inzoga ya canette ifite 500 ml iyi ngaye nayo ikaba ari icupa ryayo ikintu nabakundiye mugira igeri zose cyane rwose kandi product zose ureba hano ni za Genique ntago tukubaza ngo icupa nukuvuga ngo iyo uguze Estrella n'icupa uratwara byose uratwara na canette byose uratwara ni inzoga ubasha kugenda nawe uri ku rugendo waba ufite gahunda iyo ariyo yose ushobora kukitwaza murumva abantu ari ngaho mwabahereye ubona tugeze rero ku nzoga ya nyuma ubuntu bwabazanye twararebye ngo tubakorere beers ariko turavuga ngo reka tubakorere na whisky iyi bayita Moab vodka iyi bakayita Moab gin zose ni liquors zikaba zigura amafaranga makeya ariko kandi zikaba ari inzoga nziza zikabasha guhezayo umuntu zidatera hangover abakunda white liquors nabo twabarebyeho murakoze noneho turi gusoza turi kugera ku musozo ni nk'iki cyangwa se ni irihe shimwe cyangwa se sinzi ukuntu nabyita wabwira abayobozi haba b'akarere ndetse n'umukuru w'igihugu kugira ngo abe yabashije kugerageza nk'iki kintu ku banyarubavu murakoze cyane navuga ngo ni ishimwe rikomeye ntabwo umuntu yabona uko abivuga ariko turashimira cyane ubuyobozi bwacu bureba bugatekereza bukavuga ngo abashoramari batandukanye abikorera batandukanye mu gihugu cyacu bakeneye gucuruza movement y'amafaranga irakenewe bitewe n'igihe tuvuyemo musanzwe muzi mwese cya corona niba rero igihe nk'iki kigarutse cyo kwishima ni byiza ko barema events nk'izi ngizi kugira ngo abanyarwanda baze bishime abacuruzi baze bacuruze bunguke bityo tubashe gukomeza kubaka igihugu cyacu navuga rero ngo ku giti cyanjye no mu izina ry'abacuruzi muri rusange navuga ngo ndabashimiye ariko bijye bihora ari akagaruka murakoze cyane ibi bintu rero ngira ngo mu gitondo bari kuza gufata aya masitandi abayobozi n'ubundi batubwiye yuko ari ibintu bizahoraho yego koko ibi bintu ni ngaruka cy'umweru ni gahunda yateguwe kugira ngo abantu bajye babona uburyo binjoyinga abantu bahure muri weekend baruhuke ariko bagire n'ibihe byo gutarama nk'uku nguku ndetse no kubona ibikorwa bitandukanye cyangwa se product zitandukanye ziza umunsi ku munsi kugira ngo zibagereho mu buryo butandukanye batibagiwe n'imyidagaduro yego Israel mbonye Imana murakoze cyane nawe enjoy